industry yo mu Rwanda like ntago nakubeshya pe rukumva man iri too fucked up byata rukumva iri too fucked up nawe wigira mbirikanye wigira mbirikanye cyane kabisa ukagenda ukagira gute none se wawe ntago byarananiye ni izina ry'Imana wigira mbirikanye ntago namenye uburyo ncuzinga umuntu runaka ariko iyo uwo muntu anyeretse yuko kuba naramucuzinze ari ikosa kuri njyewe ndamukaraba ugira gute ndamukaraba hari umujama bigera muri celebrations ukamubona ukamubona hano kibibazo ukahita umubura for sure bibaho man byarabaniga benshi cyane man benshi byatanje man benshi twageze mu kini cyakahita vuta akose wallahi nibisazi nubwo nkuzi rukumva witwa yari akara naga training nago nyamboxing ngubita abantu kana naga training ko ufite umwitozo kana naga training ko kugira gute igihe hano muri make nobody has to try you ntawamenya ntago ntago ariyo gahunda ariko abantu mutinye J Yeah man wagwan mumeze bite welcome back welcome to Feed Your Focus podcast rabizi byabintu twe twikorera pole bisanzwe ariko nanone tubazanira abantu bari genius abantu bari futuristic ibintu bimwe udashobora kugenda ku muhanda ngo ubone. Today I'm sitting with some of ushobora kubaza cyangwa ushobora kuba utaramenya ariko n'ubu utaramenya n'ubu urabimenya, but I'm here with some of call my young brothers, real G's that doing the real thing though. So ntabwo ndi bubivuge byinshi cyane turibuze kubiganiraho gake bamwibutsa welcome to Feed Your Focus podcast. Ndi kumwe on my side right here bamwita Hollix. Ntabwo umugabo ntabwo ajya bamuvuga arivuga tu ariko ni iki ndi kumwe na Hollix. Yes, STOORM. Yeah. Violation what? Violation gang. Niko tuba twabikoze n'iki kandi twebwe twinjiramo duhita tubimanuka tu sibyo byiza for sure. nta guca ku ruhande imbere cyane. Yes, get it. Yeah. Listen. Yeah. Tick tock, is that nigga with a big mind. Beams and big guns, when I rap it's only trick shots. For the pen, for the paper, time for class and the teacher. I got no competitors, I ain't cold but I'm Caesar, my nigga. Nabeshwe kenshi mbiyindyarya muri bo takiya puna ninyigiro muziro. Of course yamaze benshi muri mwe murako muriro. Nahuze mind nk'iyo yambuza gufata iyi stilo. Yeah, I'm the nigga who don't give a fuck about a hater's mouth. Trash talking, why your mind is always going south. On the tick on your body made this nigga screaming ouch. Aho ninjiye ndakaba biyimitse mbata out. Yeah. Yeah. Let's go. Mihanda dutambura chats gusa Medi batambaza cap. Imirundi ya trash gusa rap ya Jenny Rocks. Yeah. Singa dance hakora nyash jingari renga arisara rocks turikeje tunyuza blood beat. Wontagira wifi abagyumva na karabe kizi ya paso 350 okuzimira nka Junior quick. Sinyanito ngomye Zenito ngomye tangu ngoba mama hiki. Yeah. Yeah, man. To be here, man. It's always great, man, to chill. For sure. Twaza no kubigarukamo n'iki karagaciyemo n'iki man, but blessings bya hatari. Hollix tumaze imyaka itarenga 2-3 gutya 2 aho. 2 se buriya cyangwa umwe. Tuziranye nyine like just just knowing each other, gake ku mihanda tuganira. For sure. So bwa nari akugeti dukore bwino kuri Feed Your Focus. Abo uri mukaboro twari twapanze ko nari imeze.
twapanze bore ya da baza nawe bawiruka nago kugufata reka Hollix nafatika ahubwo nufatika nijye muri Yesu dafatika koko asundi Yasini wallahi nimero compose ariko arakandi kantu numvise abajama basigaye bashyira muri phone ngo nimero hamagaye ngo umuntu ari gusenga ngo ngafite ibintu ese nabino MTN ne bibashizemo ndabizi so wallahi umuntu warengeje we ari ukuntu mpamagara umuntu agahita ati iyi nimero hamagaye umuntu ari gusenga for sure Hollix ari mu masengesho yawe nabo bigenze bite but it's good man, it's good. Appreciate ko uyu munsi wafashe time yawe stopping by this we talk about it niki STOORM wagwan man we nubwa mbere duhuye ariko njye ndeba work yawe niki appreciate you nibyo byiza so first of all like you guys muri crew imwe muri we are the same gang same crew Tubaita violation abantu batwumva batavuga ati dore gang ni nka crew ni nk'itsinda ntabwo ari kuvuga ngo hari ukuntu ukoresha ijambo gang abantu bakabyumva ukuntu tu gang bangs oya wapi ntabwo ari ibyo ngibyo na abantu mukorera hamwe twe dukorera hamwe dukora muri story imwe turabavandimwe ikindi ikintu nakubwira man like he's like good artist man cyahatari for real umuji ingure banga man twariganye like since day one respect twariganye man kuva so mwahuriye muri school twahuriye muri school mwese mutarajya muri music cyane rwose iri na kure y'ibitekerezo kure cyane n'umuntu umwe wari ubizi ariko nyine he's good artist bro respect my brother man agira lyrics nziza byatari byadanje birenze nyine turukumva kubera ko nyine ngiye koko nanjye nyine ndandika tu cyo kumva uko umuntu yandika nyine kavuga ikaramu y'umujama akavuga ati nase mukiga muri school like nago na freestyle mwateraga cyangwa iki cyangwa byari ishuri bisanzwe byari ibitekerezo ni kera nko muri za 2016 gutyo bamwe baga bari muri za basket abandi bari mu bindi hari kera ahantu umwana batarahitamo nyine turavuga ati ngewe iyi nzira yanjye tu for sure so after school niki nibwo twaje guhura nyuma numva twiganye O level turatandukana no duhura nyuma turangije kwiga twese senior 6 asanga ndi umurapa nawe ni umurapa tutanaherukanye ibaze wallahi mutanaherukana mutanabiza bwati wabigiyemo nanjye mbirimo no mu bintu byanunguye bikananshimisha nasanze umuntu w'iniga yanjye nyine ibintu arimo ni lane yiwe nyine nasanze rapa fresh kwandika fresh ndavuga ni bro dufite future muri ibi bintu kabisa tubikore noneho tubijyemo byo tu ariko biba ari byiza man iyo ubonye umuntu mwakuranye kandi mwanasangiye n'iki kandi noneho biranoroha cyane kandi vibration icyo gihe n'ubundi it was good vibes cyane ntabwo ari kwako ni mwishuri uvuga ati cya gipeti ni icyayi wapi nabwo twaramaniga no nyindi paka we nta kintu kiba kirenze rukumva nk'ukuntu nyine mwamarana nyine rukumva mwabana ubuzima buri aho ngaho mutaramenya ko n'ibyo bintu nyine mushobora kubigeraho cyangwa wenda bikagira nyine turukumva akaba ariyo passion yanyu exactly mwamuziranye trust bayabanze kuba founded cyane kabisa bond bari strong for sure talking about that there man talking about the trust and the bond niki urumva we know ubuzima hano hanze ukuntu waba bumeze you know ntabwo ari ibintu biba biri just to get somebody ushobora kwizera somebody that you can trust somebody that can be like yo I can show you ahantu mba you can know like ibintu nkora niki kuri wowe like you know how do you feel about that cyangwa niki n'abantu mugendana kuko rimwe na rimwe iyo narimvuze ngo ikintu cyagenye nyine abantu
ushobora kubyitiranya bariko cross people to you. Yeah. How do you choose those people? Cyangwa how do you treat those people? Ni kutubitaho cyangwa ni kutubamenya kuvuga ati uyu nguyu cyangwa uyu cyangwa uyu. Nakubeshye urukumva sa ntago namenya uburyo ncuzinga umuntu runaka ariko iyo uwo muntu anyeretse yuko kuba naramucuzinze ari ikosa kuri njyewe ndamukaraba. Ugira gute? Ndamukaraba Sha burundu kubera ko ntago appearance urukumva ukuntu tugaragara njyewe kubera ko nyine tu man ntabwo ari reka ndeke wenda no kwitangaho wenda urugero rukumva nk'umuntu ashobora kubona gutyo ufite dreadlocks akavuga ati ibyabyo byose umujyango urumogi agira gute akakujajinga akagira gute kubera ukuntu ugaragara gutyo urukumva ariko ntago aba ari wowe nyine tu urukumva ntago ari wowe nya ahubwo arakujajinze urukumva ariko nyine ntago ushobora kumenya umuntu aba like gutya nyine tu ukase urukumva ariko iyo uhuje n'umuntu ukamureza ayo mahirwe ntabwo ari kuvuga ngo wenda ayo mahirwe mukajya mu buzima nyine mukajya muri ubwo buzima mwajya mu kazi mwajya mu kazi ibiki n'ibiki ariko akaba yakwereka ku kantu yuko nyine atari wa muntu wagakwiye kuba uri kumwe nawe umuntu wamukaraba mugahura n'ibibazo man ukabona ukuntu muri reacting amuhiye n'ibibazo si ngombwa ngo na akazi si ngombwa ni iki ariko you know because twebwe impamvu mba nkubajije hari ukuntu twebwe muri ukuntu turabajene ni iki murashobora kuba yagukunze cyangwa si no kuvuga kugukunda mushobora kuba mwakwicara mugasangira cyangwa mugaciringa mukumva indirimbo zimwe n'iki muri mind agahita avuga ati that's my gang, that's my G, that's my way, kandi reality when reality checks yo za haso bya bintu bikomanza akavuga ati yo it's time to pay the bills. For sure. Nobody's there. Urumva nibwo nyine uhita umukara ukavuga uti reka umuntu ntago namwiteze ntago nakongera oya reka ngubwe amafaranga wenda tuvuge wenda ni time to pay the bill, right? amafaranga ntago ari abantu benshi bakeka ko amafaranga atanga icyubahiro kandi amafaranga ntago atanga icyubahiro. Reka ntago amafaranga atanga icyubahiro. Amafaranga urukumva nta amafaranga ari abantu baguheza icyubahiro kuko ufite amafaranga sibyo ariko njyewe ninguhereza icyubahiro ugomba kukinsubiza ntabwo ugomba kunsubiza amafaranga. Facts. Ntabwo icyubahiro wakigura nyine ngo akiri icumi ngo one respect in the for sure ntago njyewe nzaguhereza icyubahiro ngo nangize umeza amafaranga kubera ko icyubahiro mba naguhaye ntabwo kigura amafaranga wapi ntibishoboka. Ugomba kunsubiza iyo cyubahiro naguhaye utandisubiye nyine utanyubashye njyewe nkahita ngukaraba ako kanya kabisa never so fata hari abantu rero babyitiranye bakavuga uti ngubu njyewe like mu buzima bwanjye busanzwe mfite abantu nubaha kandi nabo banyubaha sibyo utanyubaha nanjye nawe nakubaha bro. Never. It's not about money bro. It's not about money. Utanyubaha sinshobora kukubaha. Ku bantu se like nko kugendera nyine muri kwa kundi ibigare like you know sometimes ushobora kwita ikigare ukacyita gang cyangwa ukacyita team kandi ari ikigare like ikigare ni ikintu kigukarani ariko wowe ukagira ngo uri kumwe n'abantu bazima kandi end up you know wowe wari wisanga wenda muri icyo kigare rimwe cyangwa uvuga ati njyewe mbere yuko icyo kigare nkibonera kure. Njyewe ndi umuntu ukunda kwicekinga mbere yo gufata decision iyo ari yo yose. I believe ko iyo ikintu gihaye umwanya wo guhitamo biragoye ko ikigare cyagutwara cyane. So mu bintu bike nakoze kuva nabaho nk'umuziki ni ikintu cya gatatu. Nyine ntago nigeze nyendera mu kigare nkora ikintu uko abandi bagikoze
na inspiration narazigize ariko ntago nigeze nkora ikintu nyitewe n'undi muntu ahubwo numva nge naba inspiration kurushaho buriya ni byiza ku inspire kuruta gukurikira nge niko mbitekereza sinjya nyoboka ndayobora hari indirimbo biri kandi kameze ibintu ariko nibyo byiza urumva ikigara bari insazi anytime any day cyakuroha mu bintu nyine ushaka kujya mu kigare bakora ibintu bisaba nk'imbaraga wenda ziri physical uzifite ariko ukazuzamo ingaruka nyuma zikugoye kandi waragiye mu bintu wenda kubishoboye ariko atari ibyo bintu byawe so njye ntabwo nigeze mbona ikigare cy'intwara ntabwo kuva zamani cyane ariko ni byiza impamvu njye mba mbibajije ni iki podcast yacu yitwa Feed Your Focus Starve Your Distraction Feed Your Focus urumva mu bintu nyine bya mbere bibaho urumva bituma distraction ziba nyinshi ni ikigare ni kwa kundi kumva ngo umuji ni umuji wawe cyangwa ni umuntu wawe cyangwa ni iki kandi koko ku mutima then it's not like that. Urumva? It's not like that. They just enjoying kumva tiko hey what you say twamuvisha kuri YouTube cyangwa twamubonye kuri TV. Let me hang out with this guy. For sure. Ariko twarabibonye. Icyo mba ndi kubigana impamvu nuko mbagira ngo even umuntu wese uri kureba cyangwa who want to follow that cyangwa ushaka kugira gute choose your people wisely man like make sure like ibyo twatubona nkuko bivuze uko bibona kumnuza siko you know is that guy ready to go to war with you, you know? Fight the battles with you. Yeah? For sure. Fighting the battles now, man. Hari umujama bigera muri celebrations ukamubona. Ukamubona hano kibibazo ukahita umubura. Yeah, for sure. Bibaho man. Byarabaniga benshi cyane man. Benshi byatanje man. Benshi twageze mu kiniki akahita avuga akose wallahi nibisazi. Nubwo nkuzi. Rukumva. Witwa nde harya? Kandi yarari kugusekera mu kanya. Yereka ko kantu tube tugatsaye bonyine bamenye nyine. Know which one you choosing, man. Urumva man iki cyamena shako, you know. Utamone iki. Urumva ikindi ari kubaza man Hollix. Music industry ukuntu ibimeze cyangwa ukuntu uyibona cyangwa ukuntu imaze kukwakira it's different. Urumva hari ukuntu man umuntu bari muri studio ari kuri recording uri peaceful. Indirimbo yamara kujya hanze n'iki ugasanga ni umuntu kugira ngo agupostie cyangwa guhe promo n'iki abafana muri comment huwe ugahita uvuga ati man munsubize ahandi muri studio byari byoroshye cyane kabisa for sure nimba ruko indirimbo imaze kugera hanze ibintu bitaya kumera how do you like industry wowe kuri wowe like you know industry yo mu Rwanda like ntago nakubeshya pe rukumva man iri too fucked up byata rukumva iri too fucked up ariko nanone biterwa n'uburyo nawe ubwawe ku giti cyawe wayitwayemo biterwa n'uburyo wayitwayemo ni ukuvuga ngo niba usanze abantu mbega nyine bari fucked up mu mitwe nawe ugomba kuba fucked up byagenda kose nimba nawe ugiye ni ukuvuga ngo ugomba ushaka inka ryama nkayo siko bavuga ushaka inka ryama siko bavuga nawe wigira mbirikanye wigira mbirikanye ukazikora cyane kabisa ukagenda ukagira gute none se ntabwo byarananiye ni izina ry'Imana wigira mbirikanye ariko uko byagenda kose ariko man for real like ikintu gererekeye kingora tu nese gati prank nawe ukayikora cyangwa kugira ngo nyine nawe kugira no se kungo nabaye kumereye nkawe ni ukuvuga ngo iyo umuntu akubereye indyara ryamubera indyamiriza for sure kabisa so nyine nawe nyine nimba ariko industry imeze na nese ntishobora kwihindura cyangwa ibintu ntibyahinduka basi kugira ngo bibe real
Storm wowe mbwira ntago wowe wanabyahinduka basi bikaba real kurusha ko vuga nje I believe in change kandi na Foritu yarakubwiye ko ari kwimeze ari kwita wadopt uburyo kugira ngo nyine niho hero uhindura ibintu kugira ngo bakwakire deja no kuba wajuzanye changes ziri hafi y'ibyo bakora ahubwo iyo ugezemo no building a movement yawe ikwa kuntu industry ngiye nayibonye Ewan hari n'igihe udakora ibintu nk'ibyabo bakagukora batu kandi ari byiza ari ibintu birenze so bakavuga bati oya ntago batinya kuvuga ngo ntago waririmbye nka Nuza ntago waririmbye nk'uriye ntago batinya kubivuga ibyo bintu ntibatinya kubivuga ngo ntago waririmbye runaka ngase ngo wajye ubigenza nka runaka ngo ntago wakoze beat nk'iya Nuza kandi ngo nizo zigezweho so gusa nyine bibaho guchanging wumva niyo umuntu ayibayemo kamera nkabo ntago bibayemo byishimiye bibayemo ushaka uhera uzakora sure kumbura changes zawe nako ngako azo tukatinya ariko ntago hanaka ngaka nimba nkaba nkifatiye tu so ngiye nizera muri change ariko nyine change iri strategic ntago waza mu bantu nko mu gisekare aba amapeti ntabwo waza uri nk'ipeti byo hasi ngo ushake guhita welimina abantu bari hejuru ntabwo uzamuka gake wagera hejuru ugakora ibyawe ugahita ucenginga urugamba rwose ngiye ni gutyo mbyizera tu gusa biba bigomba guhinduka kuko twe ntabwo bitinyuza ukuntu ibintu bimeze vraiment ibintu byo kubanza kubeshya abantu ngo nuko wakoze akantu uzuko n'abanyamerika se bajya byije selling your soul Yeah. Abantu bajya bumva ngo gusenga so ngo arabugende bakayigurisha. Bariko nimba wowe ugiye ahantu muri industry cyangwa iki. Ubwo ati Hollix we nutambara ijipo. Ambara kajipo alai. Ukubitari ngo cyangwa ga prank kuri TikTok. Ntago that's selling your soul. Kandi atari ibintu wowe believing in. Bariko just because kugira ngo nyine likes na views n'iki bigira gute ibyo likes na views bigurije urahitamo se cyangwa inde wambaye no uraselinga so iyo ni baba we reka mubwize ukuri wallahi ni izina ry'Imana manje ndi umwana warezwe ufite imico n'iki ntago ngiye kuvuga ibintu byinshi byatara ariko niyo w'amamiliyari y'idolari bro ntago nakwambara ijipo never I swear to God. Oya sibyo nicyo we talking about selling your soul just it's just wenda nicyo ni kimwe ni kimwe ni ibintu ngo that's true cause uzimamvu kuko turi kuvuga aba industry ari umuniga wihangana akabikora gatamo cyane kabisa kanaga posting barahari benshi cyane niyo w'amamiliyari y'idolari yes umujamamare miliyoni y'idolari yanze B miliyoni y'idolari uzuko ni miliyari mvuze miliyari ntago ari miliyoni mvuze miliyoni that's a lot of money uzuko wabuganira na Jeff Bezos nese wowe kuri side yawe wabikora bagwahe B wabi ikibazo kwisuje free pick reka tumire nawe flow to B kuri miliyari bagwahe B se miliyari y'idolari wende ebyiri basi ahubwo yatishyiramo akajipo ujye mu muhanda uhagarika imodoka ufite n'ihene ku mugozi wenda tu ufite n'ihene ku mugozi uri mbega byata wabikora urabonye utekereje ko soul yanjye yari 2 miliyari basi reka tuzigire ebyiri soul yanjye nkayigurisha nkayishyira hariya tugura ibaze nawe none se bitandukaniye no kugurisha roho yawe nyine there's no coming back urumva ko iyo mumaze kubikora there's no coming back of course nyine mu yandi magambo nta mafaranga kugura abana daddy wanguriye daddy for sure iyo benshi birengagiza ko hari generation zizaba turukaho zikabona ibintu bakoze before wenda byarabishyuye bafite amafaranga ari kuzigaburira ariko se abantu wabyaye cyangwa se ugize bazubaka zakomeza future legacy yawe sibyo se ma bazabona ibiki wakoze nyuma yabajyaye amafaranga ngaye bazingiye nabyaye mu petit rukumva
amubwira uti wa mupeti we rero urukumva tuvuge wenda ni umukobwa cyangwa ni umuhungu uti ibintu byo kwigira gutya na gutya niba uri umukobwa ugomba gukundana n'umukobwa yahize agahita abona ifoto yanjye ndaho ngaho nambaye ijipo ubwo se waba ukimubwiye ariko wenda tudakomeje wenda kuri iyo nuza nyine ariko it's a part of selling the soul it's a part of changing nyine wenda no kuri nyine no guhindura uwo uri we kugira ngo ubone izo promo cyangwa wisange muri izo gundi niki urumva unanywe ibyo utakwiye kunywa kugira ngo wisange uri kumwe n'aba bantu ube upretending ku bundi muntu nyine kugira ngo niki kuko iyo twatuvuga kuri industry nyine niki that's what the selling your soul means. Yeah, for sure. Kandi I think nyine twebwe abantu benshi muri ntuza they doing that. Barabikora mu gitondo arabyuka akavuga ati ni prank yakondi kumurukura n'uyu nda prank the prank ibintu kugira ngo abantu nyine ariko uzi ikibazo kiba gihari man uzi impamvu bavuga ngo ni industry fucked up man umuziki urivugira ubwawe umuziki urivugira man ntabwo ukeneye kwambara ijipo kugira ngo ube umusitari man. If your art is good, just do. Niba ufite umuziki mwiza ni umuziki mwiza abantu bazagenda bawumva ndabeshya no bazagenda bawumva ntabwo ukeneye kugenda ngo wambare ijipo kugira ngo ube umusitari man. Never bro. Never kabisa kuko ibyo bintu ni ibintu wazicuza imyaka yawe yose y'ubuzima kandi unabitekereza ariko man biragoye man umupeti ukizamuka ari umubwiye ati ibi nibyo ndibukore kugira ngo gafatwe aha ako nyine nibyo arabyumva ko kizamuka ariko ntabwo ariko yagatekereje actually izina ryawe rizamara imyaka 100 man ikintu ugomba gukora mu mwaka umwe kitanakubakira kigusebya kuki cyagufasha kugera oya nuko ushobora kwica kariyeri yawe itaratangira kugira ngo noneho ugiye gutangira oya usibye na kariyeri yawe man fuck that n'ubuzima bwawe nyine mu buzima bwawe busanzwe hasi umwana wawe man ntabwo uzabyara uko wivuga umwana wawe umwuzukuruza wawe umwana wawe buriya abantu ikintu byinshi batazi ni uko ijwi rya music riri loud kurusha ibintu byose biba ku isi hari amaleta menshi ku isi yahinduwe n'abantu bigaragaje bakoresha music nyine music iri loud enough promotion mu byo wakora byose harimo ibintu byinshi wakora byakurinda nyine kuba umuntu wadanje utisebeje buriya ni nk'umuntu ukora nk'indirimbo igiye kuri YouTube igize views 800 zimaze umwaka abantu 800 kandi ukanya bakubajije I bet kutabamenye ni benshi rero umuntu ugenda akabikorera kubona abantu 1M bakubonye kuko waraburije barutwa abantu 800 bakumvishe bakavuga bati wenda hakavamo 30 bavuze bati uyu muntu acengiye ubuzima ngewe ariko kubikorera ko ugiye kuzasiga inkuru y'imyaka 100 kandi noneho ibyo ntabwo bizashira I swear to God abantu bakunda kuba icyamamare ariko abantu bakunda kuba icyamamare akitwa ngo ni icyamamare ariko ubuzima bwawe buri inyuma y'icyamamare iyo utashye uri mu rugo uri mu rugo ugashyiraho umuryango ugafunga urinde umeze gute urarira ubundi uraboroga bro uraboroga hari abantu benshi batunzwe na comedy bazi muri firigo ni empty na firigo na gaze yaje noneho hari n'igihe na firigo yuzura rent ikishyurwa umwana akabona ishuri ariko dirty money yaturutse wakoze ibiki ukarara hasi reka mwe urana nk'ino nzu jepaka we ntabwo nakubeshya turi mu nzu yanuze ndende byatari urabizi ko ushobora kuba ufite amafaranga ukaryama hasi hariya kuri pave ukaryama ugasinzira ugasinzira man kandi igitanda gihari kandi igitanda ufite inzu igeretse ukaryama ugasinzira njye nabibonye ndikubwira ibintu ngenzi dirty money amafaranga yanduye ukabwira ati nese abari amafaranga asa kubyewe cyangwa bari wowe udafiringa neza ku buryo wisanga ari hasi
muri wowe muri oya nta nubwo okay reka mvuga uti wenda ntabwo ari uko wenda biba bimeze sibyo nta nubwo navuga wenda ngo ni wenda n'ibiki n'ibiki ariko amafaranga ntabwo ari igisubizo cya buri kintu cyose sibyo ariko ibyo byo ndagize mvamubwira je respect nguha ni kuri J Park sibyo respect nguha ni kuri J Park nta n'ikindi Sure. Hit that button again, bro. One more time. Appreciate that because ntabwo ari ukuvuga ngo nuko wenda ejo wamumagara ukambwira ati gira bigenza wewe ni ikintu cyane ushobora kwicara ukavuga ati twaganiriye iki kubanza kuza amangira inama nziza cyangwa urukumva man amafaranga man arahari ni menshi byata kandi ba printing bank menshi arahari man muri bank bari go printing baracya printing na turicaye hano bari go printing azakomeza naze menshi byatari ako bro ngiye ntago nshaka wenda ngiki niki ngiye dusangiye konyagi yacu reka mvuge konyagi ntari mvuge konyagi yacu ntoya apana nini tukaganira muvandimwe nakwishimira tukaganira rukumva tukabishuma tugahuza ibyo biba bihagije njyewe umuntu wamazemo iyo mentality bwa mbere ni umusaza ni vie wanjye harya nahara tumukugeza yavuga ngo ngiye ngo nkora ibiceri gusa ngiye mvuga ibiceri niba atambwira ibiceri ngari kumamagarira iki yambajije ikibazo kimwe na n'ubu ntaramusubiza yarambajije ngo ese amafaranga nangahe think about that niba ushaka amafaranga buri gihe hari n'umuntu yabona apfuye gusa akayabona ari menshi cyane cyase uwo yavukiyemo agafata arashira ine mu magambo make amafaranga nangahe ntabwo nakoje gucyo ntabwo bamusubiza ngo nangahe amafaranga nyine nangahe hasa bambwira miliyari 100 ntabwo ziya zirenga himwe so amafaranga nyine ntabwo biragoye nyine ntabwo ari byiza gukoresha buri gihe mentality ivuga ngo uzi nonose uzi ikintu kiba gitunguranye bya Taris rukumva kinababaje bya danje uzi umuntu ufite aya mafaranga uzi ko nabatekereza andi oya nano bavanga nkandi abatekereza ngo ako iki gicucu nuko kitaragera ayo mafaranga niko abatekereza cyane rwose 100% iki gicucu ngo niko kitaragera ayo mafaranga ngataragera ngahe ariko bro man bagoje uzi kubona umuntu afite amafaranga ngo numukire n'iki ukajya kubona ngo yatwaye indege ngo yayigongesha ngo kuri building ngo bango yiyahuye ngo biranese tipe ko arafite amafaranga kandi statistically ibyo bintu biba kubakire gusa biba kubakire gusa niba ujya kubona ukabona byagezaho aravuga ati okay I'm done with life bro ariko nyine nkuko twabivugaga amafaranga nyine ni hari ibintu adufasha gukora kose wagura ibiryo wagera gute wanatembera wanakora no muziki n'iki ariko se it's not the answer for everything we're looking for, you know. Umunyarwanda yavuze freshing ibintu n'abantu cyangwa abantu ni ibintu ako turagakoraho kabisa cyane ibintu nawe for real man. Hollix ijuru riba he ijuru njyewe wallahi njyewe nakuzamwe ko nyine riba mu hejuru wowe wumva ko ijuru riba he nyine riba hejuru ijuru ukuntu mbyizera nizera ko nyine ari ahantu umuntu ajya nyine tu amaze gupfa ariko nyine batubwira ko uri hejuru wowe ngira batubwira wowe kuri wowe wumva riba hehe nyine nabikubwiye nizera ko wowe wizera ko riba hejuru wewe ntiyari ni mu ijuru mba numva ari mu ijuru ariko rero igihe abantu biyoboka amana nabo
bajye bakidufatiraho byata ariko nyine kandi arizo nyine impamvu bajye bakidufatiraho ngo mu ijuru iki ngo turanga ngo uzabona ngo iki ngo turanga uzabona ako sibyo iyo zo ni kabiri nanjye naba mupasi ahubwo uti turanga uzabona kandi ubivuga no mu ndirimbo zawe kandi biba ari ngombwa nimba umuntu asitiriminze indirimbo yawe agura alubumu yawe hari ahantu uba wamujyanye kandi biba byemewe ature guturanga uzabona Jay-Z niyo yavuze wamubajije ikibazo ko hari akabazo kazaga ngo 500 cyangwa na Dina 500 ngo cyangwa Dina na Jay-Z no Jay-Z we barakimubajije none waravuga ati you don't need conversation nanjye Dina nanjye ibintu byose biri mu ndirimbo uzagene wumva album ya mbere ya kabiri ya gatatu n'iki information zose naguhaye zirimo hariya fata amafaranga ahubwo for sure kuko nimbarate violation ushaka kumva album ugena by the way narayumvishira album ntabwo ari byo wenda tugiye guhita tujyaho cyane ariko you listen to the album top to the end ugomba hari information amakuru ugomba gukuramo hari niki usoma for sure ujya gusenga se cyangwa church ntago ubwo tuvuge gusenga ushobora gusenyera home muri church mujye mu kiliziya cyangwa abantu nje ari point byagezeho nka believing ko okay ku isi hari amadini tu hari point byagezeho nkumva buri muntu afite points zifite facts ku buryo nanjye nakizera Imana nkayizera ukwanjye nkasenga tu kubera ko hari igihe none ikibazo cyashemo muri iki gihe amadini ni violation gang yanahayemo kenshi cyane so ngomba kuyamamaza anytime checking out YouTube channel ya Hollix ya Juni Quickly ya STOORM go get that man hari imiziki myinshi myiza niyo bantu namamariza kabisa banahayemo bifungo myinshi fo you know what's up mbere yuko turagaza aza nayo kutubwira abo yabamariza njye nanjye manamamariza TCG yes sir Stop Your Distraction Feed Your Focus nk'ibyo byose umva ushaka video ushaka audio ushaka podcast turi kumwe n'umuhungu wacu bita Zaino one of the hardest director nawe ku mihanda niki you get turi kuvuga kuri violation none se na Juno murakorana nawe ari muri navuga Juni Quickly Juni kuki mvuze Juno I don't know what. Maza navuze Juni ntubyumve yanyu. Oh yeah, ndamuzi Juni Quickly. Yeah, you know that. Yeah, I know ndamuzi. Ntabwo turaho tumaze guhuza nka kabiri n'iki twahuje I swear to God, ari mu producer nka babiri. 100%. 100%. Ari nko mu producer babiri bahetse hip hop this time. No. Niwe mu producer wa mbere urenze. I think you should try him though. Yeah, byahatari. Rwanda niwe mu producer mbere twanavuganye kabisa kuri phone. Turavuga tuzabikora. Ariko ntabwo turabikora ariko for sure. His beats are dope. Kandi mbyumva. Yeah. Producer mbere urenze mu Rwanda. J-Pac. Niwe mu producer mbere urenze mu Rwanda. Wa mbere. Reka mbwire impamvu. Urukumva? Reka mbwire impamvu. Okay, abantu bakoze amahiti last year like bakoze amahiti biki ariko uzi Juni Quickly Juni umuntu kubwira Juni nubwo wenda mvuga ngo wenda nuko wenda twabanye cyangwa ari byafashije bro nta muntu wigeze ukora kumurusha numwe mushaka bwe njye nagweza fact nagwereza fact indirimbo zose za last year zose zakozwe kandi zabaye amahiti Bruce Nobody Ish Kevin Imandwa Hollix indirimbo za hip hop zabikoze last year Junior azihetse big time so aracyanahetse man nta n'umuntu uzapfa no kumusimbura Juni yes sir yeah. shout out yeah. keep doing what you do anafite mixtape nshyashya
twese turiho abahungu twese Yeah, for sure. hariho aba bros bakuru badufashije Kesha shara Kesha Shout to Kesha. nawe amaze gustopinga n'inshuro zirenze ebyiri hano kuri Video Focus tukaganira n'iki. Shout to Kesha. yeah so Juni afite tape nshyashya batuning hariho video nshyashya yanjye na Hollix barita Aquaman yeah batuning in barabyumva kabisa. Yeah, for sure. Process ya Juni like muri studio like bimeze gute? Do you go back and forth bikakundi hari ukuntu ugiye gukora mu producer akakureka niyo waba uri gukora ibintu by'ubufu akakureka hari noneho no mu producer uguchallenging akabwira ati bro you can do better Reka ngubwire bongo ntabwo ari Juni ni wa muntu ni wakora ukoze boro z'ubushi ari aho ngaho arahaguruka agasohoka muri studio. Oh yes arabizinga tu akakibariye arahaguruka agasohoka muri studio kandi uko nkateye reka mubwire ni n'aba producer benshi cyane rukumva bakora buriya producer ntabwo yakishimira ikintu cy'ubufu ariko ku mufungo yabyishimira so uri bumwishyure akabikora yabikora rukumva yabikora ariko nanone hari umuntu ubureba ukavuga uti ewana kabisa kubera ko Juni ntabwo ari umuproducer Juni ntabwo ari umuproducer Juni ni umu beatmaker engineer ni umu beatmaker ntabwo ari umuproducer yeah niyo mpamvu rero uko waba usa kose ibice byose waba ufite byose amafaranga yose waba ufite byose ibintu byose waba ufite byose arakubwira uti niba uri gutamo borozo wawe wazi ntabwo ngiye mbishaka kubera ko uzi impamvu kubera ko ni umu beatmaker ntabwo ngiye kumwinjira muri borozo byatari nyine wenda ngo mvuge n'ibiki ariko beat ikosha amafaranga menshi ikosha amafaranga menshi byatari ukumva. Shout to Johnny one more time. Johnny quickly. Nabahe okay tukiri kuba producer usibye Johnny nabahe bandi muri game uvuga ati iyo nicaranye n'uyu create free cyangwa twakora ibintu birenze hari Johnny hari Johnny hari Z Pro Z tujya dukorana hari Ealers on the track. Shout out to Ealers. Ealers on the track. Ealers on the track. Realest nigga, man. Chazzy for real. Ealers. One more time for Ealers. Yeah. One time for real. Ealers, man. Ukeneye mix ya danje, ukeneye beat ya danje, ukeneye mix ya danje. Facts. Ealers on the track. Yeah. For sure. Kwa ko nyine nagaruka kuvuga ngo wenda ngo nyine nje ako twarakuranye bya hatari bya danje. Serious. Ariko he's good. At his things nyine ibintu akora nyine arabizi nyine tu. Kandi ariyo gahunda nyine ni byiza kugira wenda abavuze nako mwakoranye ariko then the feedback is good because ari ibintu biba byiza umuntu abana yakoze niki and I respect kandi n'abandi bose man ku young producers young cameraman put in work put in time man sure. Put in time Storm ndabizi ubwo aba yavuze nawe wahise ugira gutya ntabwo ari kure writing process yawe bimeze gute se bundi bo writing kwandika nge I believe in spirit nge nandika bitewe n'iminsi mazemo icya kabiri kuba ko umuhanzi no impersonatinga gufata nkishyira mu mwanya wa JPEG ibintu utaririmbye nge uko twabanye nkabiririmba so nizera ko kwandika indirimbo harimo no kwimagina story itarabayeho nkayandika nkayiririmba so nge writing yanjye cyambere n'uburyo iminsi mazemo uburyo maze niyumva then ikindi ntago nenspirwa cyane ibintu bindi hafi ndabiririmba cyane
umuntu twahuye kambabaza ntago na recording indirimbo ebyiri ntaramushyira ntago na recording indirimbo ebyiri ntaramushyira umuntu wankoreye ibintu byiza kubita shout out nini cyane mu nandika life mbayemo indirimbo niyo mbona aba bros banjye bamaze iminsi babanye gutya njye mbakora indirimbo y'aba bros ubwo na bros babanye gutya muri iyi minsi I love all of them so ntabwo njya kure yanjye wenyine ndi gukora indirimbo ya life ubamo cyangwa ucamo so ntabwo bibuza none ya persona yindi y'umwanditsi y'umuhanzi yo kuba nakora lifestyle yawe ya Hollix ya director nyine ntabwo njya kure y'ibintu bindi hafi gusa none uka brainstorminga cyane none se like I always nanjye njye mbyibazaho iyo ndi kwandika gufata amaso yawe ukashyira mu wundi muntu tuvuge ati ngiye kwandika muri perspective y'umuntu ucuruza ubunyobwa uraba ucuruza ugahita ufata lensi zawe ugahita uzikubita muri umuntu ucuruza ubunyobwa noneho ukandika muri iyo perspective nibyo rero niyo mpamvu babyise art ni ubugeni art ni ugushushanya ni ukuririmba ni ukwandika ni ukuvuga imivugo nyine ugomba kuba umuntu ufite amaso areba ukavuga ati okay nubwo uriya muntu yishimye ibintu byamubayeho nijoro mbizi ntago yishimye kuko byamushimishije byari bibi ntibyakugora se mane kwandika muri perspective y'umuntu ucuruza ubwo bunyobwa cyangwa iki wowe utarabikora utazi wenda na life abamo n'iki cyangwa bisaba kumuganiriza wanamuganiriza kugira ngo umenye niyo utamuganiriza art ni impano iguha yo kureba naba mbigize icyakorera mu mutima w'umuntu kandi Imana yarabitwimye ni ukureba umuntu ukavuga uti okay ntago ndi mu mutima we ariko byanze bikunze duhurira hano hantu buri munsi ahagaze nimugoroba tugahurira hariya yambaye wakundi yari yambaye mu gitondo byanze bikunze ibintu bimeze gutyo life imeze gutya muri ibi then nongeye nirengagije ko avuka hehe na hehe yari yisanga nasangahe nkandika story yanjye iri hafi yiye ariko nta imitating ye 100% ako ushobora gupaintinga picture nkavuga nti njye mbaranga mu gitondo n'umugoroba akajya ndi hariya saa saba z'ijoro akagera hariya nkataha mu gitondo ntuye 700 nyine nkagira life iri nyine umuntu avuga ati wow iyo muntu ababaje tu narimbye story y'undi muntu nteri kwiririmba niyo mpamvu art ari impano ituruka ku Mana art ntabwo ituruka ku isi Mana ikintu n'umuziki buriya birangira nabi Fera Kuti wavuze ngo you play with music you die young cyane bro music no mwijoro bararirimba abantu baryizeramo no mwijoro bararirimba nyine music n'ururimi ruri worldwide ushobora kuririmba indirimbo mu hinda tumva akayikunda music n'ururimi ruri worldwide so njye nubaha music hari indirimbo nyinshi nkunda zo mu gihinde baririmba ujya wandika se like ugafata nk'agakayi kiyandikira utari kumva na beat cyangwa iki just on the side ukumva by inspired just write big time hani igihe nandika bars ndi kuri moto abantu babibabwiye ngo bars nandikiye kuri moto man kuri moto ngo fata akamoto ngere agenda nzambika nshishimura wallahi nkagera boro yarangiye that shit is crazy because at ku bantu batari abahanzi ntabwo kizera ahantu inspiration ituruka big time njye nabaga mu rugo dufite studio ku Gisozi hari igihe nabyukaga saa 9 z'ijoro ngeze akamelody mu mutwe nk'aka recording mfite amahirwe yo kuba mfite studio mu rugo uvuga ngeze akayida ariko mfite studio ntabwo nakibagirwa nkagatamo tu so umuhanzi ni impano njye nyiza ko uhabwa n'Imana tu creating at any time anywhere niyo waba muri club harimo izindi ndirimbo kumva ugize akantu urakanditse njye art ndayubaha ku rwego ruri kure cyane art is amazing man ako kantu cyo kurutayemo ko kwandikira kuri moto kararenze kuko iraboro ngo nakoze na EP62 MKB bro uriya murongo wa mbere na Irazi niwe wakoze beat ako umurongo wa mbere icyakwanza mwiyisiri n'amakuru nari kuri moto ndi kuzengura ariko muri iyi siri undi like it's just like for sure ariko noneho uzi ikintu kiba kirenze nuko nibyo bintu wandikiye kuri moto
binarenze bya bintu mwana ushobora kwandikira kuri mail For sure. biba binarenze byatari ugasanga wakubise lyrics ya danje Yeah. for sure kuko akaba ari haso nyine tu uko buriya nk'uko wavuze art nyine ni impano ariko nanone ni byiza kuganira n'isi nayo tubamo cyangwa ibyo ducamo nabyo ni impano nabyo biratwigisha yaba ibyiza yaba ibi biragufidinga kugira ngo nawe uvuga ati nakwandika muri ubu buryo none naganira n'umumotari none nkandika muri perspective y'umumotari kuko none nanjye yambwiye life acamo ambwira ukuntu ameze n'iki let me tell you, I'm sorry, bro. Narivi man, you're welcome. You can say where. Let me tell you, man. Bitaki makumyabiri hari ibintu rukumva ahantu bavuga ukabyumva cyane hari n'aho bavuga ukabyumva nyine tu ukabyirengagiza maybe kwe kuntu uteye n'ibiki ariko batarabona ikiravamo cyane ku itariki 28 z'uku kwezi 20 z'ukwa 10 z'uku kwezi hazasohoka mixtape yanjye y'indirimbo zirindwi sibyo Big news. My Variation was dope album by the way. Dope album. Shout out to my boy for sure. Dukujye kudukutamo mixtape kuri 28 z'uku kwezi. Ku itariki uzi impamvu nese 28 tubwiye. Ibanga ndetse gute. Muri kubona ni 28 nayibonye. Anze 28. Zasora mixtape. Uzi impamvu? Nyago nyisimbwira shaka kuyumva Hollix uri kuniza kandi ndamfite amashyushye namo na bro wamubise kunaze uzi impamvu Buzima namo bro impamvu bazayimenya isozi politically ako se ibi birajya bigukora ntabwo muri kobwa n'iki cyangwa ari kubinkora ngiye twese man uyu ni we nyine uri kubona tu ndabizi ntabwo yakwite nta shadows tugira zindi zo kwihisha moto but it's good sometimes ariko nyine uzi impamvu se nanjye zabimenya nanjye nagutayemo zabimenya nanjye nagutayemo tu none se mumenye kuri 29 tu ubwo nyine ntabwo nzagutama kuri 29 is a bon nanjye nzikora sometimes muzi impamvu muzayimenya umva Hollix yo wizera muri marriage like kwa kundi umuntu ajya mu mirenge ugakubita cyane yeah for sure that's good kandi nanjye ngomba kubikora ari ni byiza ni nanjye ngomba kubikora kuko man ureba kuba umugabo kwaba nyine kuba umuntu akwito nyine kwitwa umugabo iryo zina umugabo kwitwa umugabo ukumva man hari igihe abantu bashobora kuzareba ino interview bashobora kugira ngo wenda umuntu abe bikoreshwa n'ibindi bintu ndabeshya sure abikoreshwa n'ibindi bintu ariko kwitwa umugabo ni ikintu gikomeye byatari responsibility byadanje bimwe byadanje hari story hari stage hari ibintu umuntu acamo hari ibintu umuntu utari umugabo adashobora gukora ntibishoboka for sure sibyo rero man kwitwa umugabo ni ikintu gikomeye byatari kandi abantu bajye babyubaha kandi banabyumva nako bazabyumva yes sir Storm waterera umukobwa ivi gapropose mbifata nk'ibintu byabaho muri uwo mwanya bibaye nyine tu kuko I do
respect girls a lot. Oh, 100%. Of course, my mom was a girl back then before you come jara. Yeah, so Yeah, for sure, for sure. niyo nakubwira kano kanya ngo sinabikora. I do believe ko abagabo babikoze atari abasazi. Oh yeah. You know? Yeah, so ntabwo nyamvuga ngo iki kintu nyifashe nk'ikintu kitashoboka ahazaza. Njye nizera ko ari ibintu bishoboka cyane. Ako nta muntu forcing umutima we gukunda. That's the first rule of love. Umutima urakubwira uti njye nakunze uriya nyine deje. Ntabwo abihunga. Yeah. Ariko usibye ko urukumva gutera ivi. Gutera ivi is just reaction, bro. It's just reaction. Ni foto cyane ariko umutima wabo wahisemo. Let me tell you. Je niyo naterera umuntu ivi. Ukumva. Naterera umugore wanjye ivi. Agambwa ati akiri meta. Yeah, ngiye cyo navuga nicyo ngicyo rero. Niyo utatera ivi, as long as respect, erega reactions hanze umuntu wese yazereka. Yeah, for sure. Niyo wabwira umwana muto ngo fuka muterere umukobwa mugenzi wawe ivi yabikora. Wabikoranye intention. Wabikoranye uwe mutima man. Yeah, for sure. Nicyo kintu cyango. So njye ntabwo mvuga ko nabikora kuko ntacyo bitwaye tu. Ntacyo bitwaye ariko nanone bitanabaye ntabwo ari ibintu byateza impagarara nanone. For sure. For kuba wowe nawe mubizi ibyo bintu. Harimo bond. Yeah. Ubikoranye uwe mutima. Niyo nazo uti. Ukumva. Niyo naza uti fata impeta akiri. To shyiramo. Urukumva. Ariko mbikoranye uwe mutima se. Ese kashobora kugupfukamira akagupropose sibyo? Si reaction se si ibintu bisanzwe cyane. Umugana akora n'ubukwe urukumva nyuma y'ukwezi kumwe kandi bibaho cyane. For sure. Bibaho cyane. Urumva ikintu mama ikigwa ndamajije kuri iyo topic ko rimwe na rimwe aragiye bareba bavuga ati abahungu nta rukundo se ibyo bintu babijyamo n'iki kandi noneho iyo bigeze kuri iyo topic usanga ari twe bantu ba mbere tubyandastandinga cyane. Urumva ko at the end of the day nimba ukunda ikintu ukora n'umuntu ugufata neza cyangwa utuma umera neza nta kuntu wabura kuki of course umukunda kandi umwiteho nawe n'iki urumva kandi natwe kuba tugeze hano nuko hari umuntu wagukunze hari umuntu wakwitaye hari umuntu you know at the end of the day ni circle you know 100% man. STOORM. Yeah. None se ibintu by'imiziki shaho ko hari ukuntu undi ujya ukina boss. So ukora ko abonye nuza zariya niki ari akara naga training ntago nya boxing ngo bita abantu kana naga training ko ufite umwitozo kana naga training ko kugira gute igihe hano muri make nobody has to try you ntiwamenya ntago ntago ariyo gahunda ariko abantu mutinye J ndazibika mu cyumba akoreye boro ziri hariya hafi no kugira ngo umurara yinjira itagira ubwoba for sure wibeshye nyine ariko se subizi se ko hari uko akundi uba wimereye mana umuntu akakureba ariko ku mutima akavuga ati I wanna try that nigga for sure. I'm ready. Never. Ugomba I'm not trying. Oh yeah, say you my brother. Nago icyo gihe wona rugo bwa trying. Twabyemerera turanabyemerera. Twajyara mu gikari tukavuga ati urumva ariko ndi kuvuga wa muntu nyine utazi uriye ku mihanda wiyambariye kechi yawe y'umweru n'iki uri kwigurira akantu kawe mutiparaje agukanagira kechi yawe cyangwa hari abantu ba trying your piece. Exactly bro, kandi ariyo mpamvu ndi kukubwira ati ibyo bibaho. It's like yo you don't know me. You're not buying my drink. Why you stepping on my shoes bro? Nta nubwo ari n'impamvu n'iki 1 2 pa ubundi ugakomeza tu ariko ari nka bro wanye nawe n'iki turabyemerera tujyana mu gikari tukavuga ati ngiye nawe tamo ubundi akibintu nabitewe ubwoba nabwo Hollix yaje kwagize ubwoba n'iki ariko ugomba kuba ready bro, ugomba kuba ready you know cause
iyi si n'abantu bayituye ni iki ni abantu benshi kandi tension zabo ntabwo ari zimwe you know uzahura n'abantu bakwishimira baguselebrating uzahura n'abantu bagusekera kandi mu mutima bari kujya gute urumva so you never know you gotta be ready and you gotta be ready to protect yourself protect the ones you love n'abakunda urumva tayari ni icyahubwo na za zindi za Jackie Chan nazo tugomba kuba tuzifite ni iki mucongo niko niyo mpamvu nese ahubwo abajama ko bajya bagendana aba bouncer ni iki kugira ngo muri imihanda you never know you know umuntu ashobora kuba ati Hollix ariko wamwiyenza kugira ngo turebe ave muri character ye ave muri bwa buzima aba nyine acting turebe ejo tumutena bavuga ati Hollix uzimije agendana bya bintu guyo beat ari kwikubita kuriye no muri real life abayana nuko wana musaba n'igiceri ngo wagira gute ahita pa kandi umuntu navuga iki ahantu yaguhereye sufata ahantu yaguhereye ako njyewe rero mu buzima busanzwe n'ubundi nta mahane ngira Hollix ntabwo biragoye kumvisha umuntu ko nta mahane Hollix ugira bita ukuntu uba wazi biragoye cyane utaneza abantu ariko njye nabihamya ko nta mahane wese ko muzi ko mubana niyo mpamvu nabihamya bikana amahane ngira kabisa ese ntibirakubaho ugahura n'umuntu ku mihanda n'iki ukabona ukuntu reaction umusuhuzanyije abaye shocked kubera ko abonye si wa mujama rikura amaye mapisi turanaganiriye kubera ko avuga ati biraba byata rimwe byata everyday shit ahubwo uzise ikibazo nuko uwo muntu muhuje gutyo nyine tu ukaba ushobora gukora ibyo bintu nyine tu ashobora kubi taking like a reason yuko ashobora kukumenyera ikibazo siyo hari igihe umuntu ushobora kumwisanzuraho nyine tukavuga uti okay ntaribi nabirenze iki n'iki ahubwo none akahita bifata nka opportunity yo kuba yakumenyera yakwinjirira nicyo kibazo ngiye mura nacyo ariko ngiye nta mushinya ngira mana none se speaking about that ni gute utandukanya Hollix w'umuhanzi like you know the guy on the microphone nawe personally mu buzima busanzwe cyaze nakubeshye jewe sibyo ntanzi kubitandukanya ntabwo nzi kubitandukanya okay reka mubwire uzi Hollix wo kuri mic wamubona yarakaye ariko nyine ntago nzi kubitandukanya nyine tu nzi kubitandukanya namubeshye ariko uramutse undakaje wamubona oya imabona yakubajije gutyo tuvuge nyine you know you artist nakazi cyangwa n'ibintu ukunda you know it's your ni impano sibyo niki ariko hari na wa wundi Santa umuciyo ufite you got brothers you got family niki iyo tari muri kumenya kuvuga ati okay harimo intandukano cyangwa nyine 24/7 in Hollix 24/7 abari Christian njye nitwa Christian 24/7 abari Christian ariko ushatse kubona Hollix uramubona se kandi musically umuntu arabyumva banyago nyine mvuga ati uzi impamvu nuko nyine hari abantu ngiye mba narahuje nabo mu buzima je ntabwo nakubeshya mama ugomba pe twese tuba dushaka ibiceri ku muhanda n'iki twirukanka n'iki hari abantu mba narahuje nabo mu buzima urukumva nkaba nicuza impamvu mba narahuye nabo uzi impamvu ibyo byose bituma ariko ntukicuza impamvu wahuye nabo ahubwo ugishima Imana kuko wahuye nabo ukabamenye wanamugana mba mbishimira ko mba nabamenye warabamenye ariko nyine like man njyewe mu buzima busanzwe nyine uyu nguyu uranga
ariko nyine tu uwundi we kuri mic batandukanye nta nubwo nabasha no kumusobanura nawe ntabwo uramumenya ntabwo urahura nawe ntabwo ndanahura nawe sinanamuzi njye mfite n'ubundi buryo nabisobanura talk to me bro. Yeah. Hollix ukuri mic mu magambo make avuga Hollix w'imbere mu mutima. Hollix ari real loyal nyine ari strong kuri loyalty. Iyo mushwanye kuri loyalty gato bitabirangiye kubera ko ntago wamubona yagu snakinze ngo yaguciye inyuma yeah niyo mpamvu niba ukemeze Hollix wo kuri mic uzumva aririmba ngo nyine y'abantu iyo nciye inyuma bigenda gutya iyo nciye inyuma nk'iniga bigenda gutya ahamagara Hollix wo imbere nyine mu by'ukuri abavuga umuntu murimo imbere nta nubwo ari cap ngenda nabihamye nyine niko ameze indani to ariko outside Hollix ari friendly Christian nyine yeah sante ntabwo ari umuntu wowe bisubije neza mu buryo wera bwo understanding sometimes Hollix wo kuri mic hamagara Hollix w'indani mbwira ati yo hanyuma uyu mubona hanze muri street wamusuhuza wamukoshona yabyutse neza akakureka ariko mu gihe playinze na loyalty indani mu mutima ntago yako ni gutyo kandi I think niko bintu bigomba kugenda umuntu waguteye icyuma mu nda n'uwakiguteye mu mutima birabitandukanye ukiguteye mu mutima arakwishe uwo mu nda uzivuza utazamwirinde ni gutyo nyine yemereye hari akantu nshaka kubaza ariko in a way of competition muri music you know sometimes people might call it beef cyangwa iki ariko ngiye nimba Real Madrid na Barca bagomba kugira ngo bafitanye beef ariko ni competition for me ngiye bita competition uyifata gute kuko cause at the end of the day buri MC umuntu wese ufashe microphone yumva ko ari the best. You have to feel you're at the best. Urumva uyibona gute ikintu bitangiye abantu babyita beef cyangwa ngiye for me I take it as a competition. It's like who got the best bars, who can do it better, who can kill that beat, you know. Is this ako back na garatubwiye hari umuntu uri kubagereranya se cyangwa oya ntabwo na muntu uri kumugereranya ngende in general na okay because at the end of the day you need rap ni sport for sure urumva go conquering for sure like you know jewe mva mubwiye nta muntu ngiye turi muri competition. That's dope kumva nkora umuziki kwanjye amanatesi uri kumva nta muntu n'umwe turi in competition nta muntu n'umwe manganye nawe nawe ngo ngwenda ngo uyu nguyu ngo ibiki n'ibiki ngo turahanganye n'ibiki na wapi ngiye nkora umuziki nk'umuntu ukunda nta muntu umuziki wo guhangana sibyo nta nkora umuziki wo guhangana ntabwo nkora umuziki wo guhangana niba hari n'umuntu ukora umuziki wo guhangana uwo muziki ntabwo uzigera utera imbere pe wakora ugahangana n'iki ariko ntabwo nkora umuziki wo guhangana sibyo noneho ikindi kintu kirenze ikintu mba nshaka ko nyine mba nshaka kubwiza ukuri abantu industry yo mu Rwanda mu supporting hip hop man hip hop man in state ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ngo yagiye ngo yakoze ngo this runaka ngo iki n'ibiki they love hip hop cause it's hip hop ngiye nkunda hip hop nkunda rap ntabwo nyikorera undi muntu uwo ari we wese nuko mbikunda I believe you man for sure niyo mpamvu nyine ishobora gutera imbere cyangwa wenda nitera imbere ariko nyine I love just doing music man I just do music I love hip hop nta nubwo mba nifuza no gukora n'ingoma zo kubwirwa amangana n'umuntu nta nubwo mba mbyifuza n'ubu ariko you gotta let niggas know
Yeah. For sure, for sure. Urumva? You gotta clap back. You gotta let niggas know, right? Yo, for sure, you Niyo tap mpamvu in, I nyine. tap in, you know, cause at the end of the day, nimba nge nabonye album yawe yasohotse cyangwa ufite ingoma iri hariya on top niki. Bro, I'm coming. I'm like shit. Like No, sora n'ingoma imvugaho ubuntu bukeya. si ngombwa wenda kumentioninga clap niki. back, Ni umuntu akumentioninze you gotta clap back. Ibyo byo ndabyumva niki. Ariko mba ndi kuvuga competition on a way of like competition market. market. Indirimbo igezweho. Kuki ngiye ntakora indi irenze ku rundi Ngomba kuyivana ku isoko nkajya hiyanjye. Nawe ejo nawe uzumbwire ati For sure. competition iba yemewe. Yeah, that's a fact. Nanjye nicyo navugaga niki. Ariko iyo umuntu nyine you mentioned the name, come on man. Yeah, I gotta come back to you, bro. In the night. My nightmares. Storm. Yeah. Twaganiriye utuntu twinshi kandi twiza niki. I thank you, appreciate you kuba wastopinze hano kuri Video Focus. For sure, bro. For me personally, nakumenye cyane uyu munsi twaganiriye n'ibikorwa byinshi nabyo kuri YouTube niki. Ndi no kubwira n'abandi bantu, just people who don't know, just tap in, you know. Urumva hari ikintu se twe nge ntaba ntakubajije cyangwa tutaganire that you wanna. Oh yeah, that is just me. Nyine ibyo nabajijwe ngasubiza bari ibyo ngibyo, ntago ngira points zo guprovinga. Nyine uwabajijwe agasubiza bari we ngewe tu. Yeah, that's me. This nigga is so humble byatari, so namukunza ahubwo turajya mu minsi mu bihe. For sure. Hollix Violation Gang irimo abahanzi bangaye cyangwa mukora nguna gute ni icyo urumva. Johnny Quickly nawe namwumvise harimo Storm, hari wowe. harimo Storm, harimo T, Bob, harimo Junior, nyine like we just friends. None of them I like that. It's like friends that ni benshi cyane barimo ukumva ariko we just friends. We just doing music. We just love doing music. Man, uzi ikintu kimwe se nakubwira bro. Just keep that spirit, bro. Keep that spirit. You know, ibindi byose bizaza, fame, money, all that, niki, win, losses, you know, but the spirit of staying humble, staying real true to the game, true to yourself. N'abantu muri kumwe, you know, somehow, some way, along the way things change. People fall out. Arabadusiga inyuma, friend bamwe bagwa niki, abasoda bamwe bagwa ku rugamba. You know that, bro. Niki, bariko when you stay real, stay true to yourself, you know, feed your focus, kagabura intumbero yawe. Come on, man. The limit is ntago ari ibintu tuba tubona. Limit is far, man. Over the sky. Because tubisoza. Danyabyo ntago ari kuvuga ngo wenda Zaino nabivugira off camera. Kandi turi kubivuga nyine twahaga shout out. Yeah, for sure. Zaino niwe uri kudukurikirana n'ibi bintu byose abantu babona ibintu byiza ni. Nge ntago wenda nshatse wenda kuvuga ngo abandi ba director ntago banshuti ariko Zeno on my channel hariho video ebyiri. Harimo iyo Zeno yakoze, director Zeno, right? Ariko niwe muntu wa mbere wanshutingiye boro, man. Niwe muntu wa mbere wanshutingiye boro, urukumva? Wa mbere. Ntabwo nabeshya kabisa, wanshutingiye boro. Biggest. For sure, kandi much respect. Umuhungu kandi nicyo twavugaga. Kandi afite n'ubuhanga bwinshi byatari. Ubuhanga bwo arabufite, ntabwo ari nubwo ari nacyo kintu kirenze tu. Ikintu kirenze ni dedication cyangwa urukundo bikorana cyangwa ubushake bishyira. For sure. Kuko ibi byose beba everybody got that. Yeah. Kandi icyo nicyo kintu cyonyine kiba kirenze, man. No, uzi iyo ubikoranye urwo rukundo ufite na talent uzi kuntu yabirenze. Umuntu akawukora boro ya danje abikoranye urukundo apana no kuvuga ngo ibiki n'ibiki.
sabyo biba birenze man. muratuma Zayn arirasha muri kumutera emotion kandi nta mu gangster ugira emotion byinshi be. But shout out to Zayn man, ni wowe uri inyuma y'ibi byose ni iki. Yeah, big shout out man. Kandi namwe variation again Hollix, STOORM. Yes, sir. Appreciate you kuba mwa stoppinze hano kuri Feed Your Focus podcast. Anytime kandi you guys are welcome. For sure. Biggest 28 new mixtape. Urumva n'ibindi anytime man, this is home, this is family. For sure. Yeah man.